Yesu ashimwe bene data, amahoro y'Imana abane namwe. Ni ukuri ndi imbere yanyu mbashimira, njyewe bashimiranirwa Nduwayo James. Ndagushimira we muntu wese wafashe inzira ukaza kuri TikTok cyangwa kuri YouTube uzanye ijambo ry'Imana, ufite ubutumwa bwiza ushaka gusangiza abandi. Ni ukuri Imana y'amahoro iguha umugisha mwinshi cyane utagabanyije. Ubu none ndani imbere yawe rero njye James nshima cyane, nshimira Imana yanjye ko yantoranyije ikamagakiza. Nawe uranga wese birashoboka yego, ariko nayo Imana yahaye agakiza, ibuka gushimira Imana. Sibyo? Nukuri hari ibyo Imana biba yaraturinze cyane, buriya kugira ngo Imana igutoranye mu banyabyaha barenga magana, iguhereza agakiza. Umutima wawe Imana iwufate, iguha inyota yo kugenda imbere y'Imana, ugende ujye kugira umubatizo, ubatizwe ukurikira Imana. Muri Amosi 8 ndumva umurongo wa 11 kumanura byereherekana ukuntu iminsi izaza Imana igateza inzara mw'isi, igateza inyota, atari inzara y'ibyo kurya, atari inzara inyota y'ibyo kunywa, ahubwo ari inzara n'inyota byo gushakisha ijambo ry'Imana. Ariko tuzarishaka, ikibabaje ntituribone. Kandi byaratambutse ku YouTube, kuri Facebook, kuri za WhatsApp, ahantu hose ijambo ry'Imana muribona, ariko mukabyirengagiza. Mwumva ko mwakurikira isi gusa, iby'isi bizashira. Iby'isi mukurikira ku isi bizashira, amafaranga azashira, uwo mubiri usiga uzabora, uhinduka inyo uveho. Ariko ubugingo buhoraho, ubwo bugingo ako gakiza Imana yaguhaye niko kazagukiza, ko kazahora iteka ryose. No mu bundi buzima kugakiza kazagufasha, kuko nizera ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Rero mwene data uri hano nshuti y'umusaraba, ndagusabye ndakwinginga ngo witekerezeho kabiri, urebe se igihe umaze muri ibi bintu ni iki kinakuyemo. Ese ntago muri abantu bakora ikintu runaka ugasanga nyuma bari kwigaya, bari kwicuza? Mwene data, garukira aho ngaho, Imana igufiteho umugambi. Garukira aho ngaho, Imana ikugirire neza. Garukira aho ngaho, Imana igutabare. Garukira aho ngaho, Imana ikwereke ukuboko kwayo. Tera intambwe imwe gusa, wimere gukura umunyabyaha, ubwize Imana ukuri, buhatore byose, Imana irakubabarira. Imana yiteguye kubabarira. Dawidi niwe wakoze ibi byinshi cyane, ariko Imana ikamukundira ko ari umuntu wazaga imbere y'Imana agaca bugufi agasaba imbabazi. Nyuma akora iki cyaha cyo kwicisha umwe mu ngabo ziwe, yari yarkwariye umugore, Imana irarakara cyane. Ariko Dawidi arayibwira ati, Mana fata uburakari bwawe ushyire mu kuboko kumwe, ufate n'imbabazi zawe ushire mu kundi, turebe ibirusha ibindi imbaraga. Imbabazi zarushije imbaraga cyane uburakari bw'Imana. Imana ikugiriye neza.